Mwiriwe neza. Yego. Rero iyi video nge nayikoze kugira ngo mbashe kwereka abantu ku buryo bakora amatask muri Muralink Pages. Yego. Ukurikire uburyo ndi bubikore niko babikora. Yego. Kandi ugize ikibazo, aho wagira ikibazo wanyandikira kuri WhatsApp 0788565369. Waba ushaka kwinjira muri gutangira business nawe rwose vayo dufatanye dukora amafaranga abandi bari kuyakuramo gake gake, kandi ikiza cyo nuko atenda gushira, nawe yawe arimo vayo yakuremo hakiri kare. Nguko rero ubushize muri video ishize naberetse ukuntu wakiyandikisha. Niba niyo video utarayibonye wanyandikira kuri WhatsApp nkagufasha ukiyandikisha. Wamara kwiyandikisha n'ibindi byose ndabigufasha kuri WhatsApp. Mwibutsa ko nimero ari 0788365369. Ahantu waba uri hose ku isi business urayikora, kandi profit zirameneka cyane. So rero tugiye gutangira. Niba utarakanda sabu rwose yikande kabisa, gomeza udushyigikire. Kandi mwibutsa ko kwiteza imbere ari wowe ugomba gufata umwanzuro. Yego. Nagarutse rero, kadukomeze turebe, katwinjire unyura ahantu ushaka. Ushobora kunyura kuri link y'umuntu wagutumiye, cyangwa ukaza muri Google Chrome yawe ukandikamo Muralink, ugakandaho ukinjira. Wamara kwinjira, urabona ko ngewe namaje ninjiyemo, ariko no nshaka kukwereka aho bitangirira. Gutangira winjira muri account yawe ukamanze nkore log out. Yes, ni iyo uhingutse kuri ino page imeze gutya, bari kukubaza username cyangwa email wakoresheje wiyandikisha na password. Reka tubishyiremo. Wako nyemba nabisevinze bita byiza, mite nkanda sign in. Tayari urabona ko namaje gushyika muri account yanjye, namaje kuyishyikamo. Nuko nk'uko byestaye muri account yanjye. Ubu nkaba nkwereka tugiye gukora task. Hano dufite ama point agiye atandukanye. Nka dufitemo dashboard, pay for client, deposit, voucher, WhatsApp, withdraw, team, article, fixed bet, forex reason. Aka ka fixed bet, kabisa bantu mukunda gukora amapari. Kangaka kabisa, ahangaha niho wayayorera kabisa. N'abantu bakunda gukora utuntu twa prediction kabisa, ahangaha kabisa ugenda uyayoramo gake gake. Noneho twari tugeze kuri articles, fixed bet, forex reason, aviator, predictor, ads, earnings, forex bets, Instagram, Twitter, spin and win, crime, flowers, games, TikTok and YouTube and trivial challenge. Uyu munsi ngiye kukwereka ahanga muri video ngiye kukwereka ibintu bitatu. Ibintu bitatu ngiye kukwereka muri ino video, nibyo ugomba kubyitaho. Ngiye kukwereka ikintu bita ads, mwereka ikintu bita TikTok. Kandi bivuge mbikwereka ads, TikTok, and the trivial question. Yes, nibyo bintu bitatu tugiye kuvuga muri no video. Ubwo nzagaruka mu yindi video, nzagaruka nkwigisha n'utundi. Yes.
nka WhatsApp, ukuntu bakora withdraw, nabyo nzabikora video nayo. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe, wamara ukanda subscribe ugakanda ku nzogera kugira ngo nina uploading indi video ujye tubibona, uhite ubikurikirana neza cyane. Mwibutsa ko ushaka gutangira business, business yitwa Muralik. Ushaka gutangira business wanyandikira kuri WhatsApp 0788 mana abantu bari hanze mu mwibuka wo gushyiraho plus 250 700 yes, ubundi business tukayikora tugatumika. Let's go, reka dutangire kununza kuri Eds Ian. Wowe ukimara kubona account yawe yabaye active, wamaje kwishyura nyine fees 2500, ni nk'ubuntu kuko mu minota mike y'amafaranga tuyagaruza kabisa. None reka turebe kuri Eds Ian. Uraza ugakandaho kuri Eds Earnings, tegereze tayari. Ahangaha izi ni Eds. Ahangaha icyo ukora uraza ukavuka viewinga ad, uraza ukikandira ahangaha kuri view ad bara amasegonda kuyiraba, ari amasegonda make. Urabona hano harabaze 1-0, ubu habona hari abatari kubibona. Dore urebera ahangaha hano hejuru niho urebera. No, today is not Eds viewing. Ahanga uyu munsi nyine naga umunsi ngo no video nagariho ari bwo bareberaho Eds. Iyo umaje kwinjira muri business, umaje kugira account iri active, duhita tuguha na timetable y'ukuntu binjiza buri cyumweru, ukuntu umunsi ubu umeze, ukuntu binjiza mu cyumweru. Warangiza ubwo iyo ngiyo umaje kuyiviewinga, maje kuyireba ugasubira inyuma. Amara gusubira inyuma ukaza ugafata ugakana no kuri iyi, ugategereza amasegonda 5, yamara kurangira ugakana no kuri iyi, yamara kurangira ugakomeza uzikandaho kuri view ad zose ukazireba. Amara kuzireba inote ukimara gusoza kuzireba, wajya kuri balance ugasanga inote ni uruhuri. Yego, noneho ubwo iyi ngiyi ni kuri Eds Earnings. Noneho tugiye kureba kuri TikTok Ian. Iyi ngiyi niyo tugezeho, nayo uraza ugakandaho. Wamara gukandaho ukaza ugakanda kuri Ian. Ariko hari n'ukuntu ushobora kugura abafollower kununza kuri TikTok. Yes, niba ufite gukoresha TikTok ukaba wagura abafollower, ukagera abafollower benshi, ukaba wabasha guhembwa na TikTok binyuze muri Muralik Group Agency. So rero turaza dukanda hano kuri Ian. Ahangaha bereke wari abantu baba batabibona kuri Ian, ukandeho. Yes, numara gukanda urabona ko video baba baziguhaye zo kureba. Video uyireba amasegonda 10. Urugero urabona ko aba ari amasegonda 10. Ntabwo ibi bintu bigoye, nta nubwo bitwara umwanya, nubwo byakwicira akazi. Yego, uraza rero nta kintu ukora, uraza ugahita ukanda ahangaha kuri ino video ukayikinira, ukatuyikina urebe. Urabona ko iri kubara amasegonda 5, 6, 7, 8, 9, tayari 10 yuzuye. Mazone 10 yuzuye. Yamasubona icyo bamaze kuza koko ngiye namaje kuzireba, amafaranga uhita uyabona ahita ajyaho. Bahita bakubwira ngo you have credited your account. Amafaranga ahita ajyaho, uhita uyabona.
ubwo aho ngaho ni kuri TikTok, yani katurebe no kuri YouTube, byose ntago biri harimo amayerere ya danje, ntago ari ibintu birenze, yego. Nababwiye kuri Trivial Challenge ikaba ariho tujya, ariko ubwo no kuri YouTube naho ndabibabwiraho gakeya ntacyo. Uraza ugakanda hano kuri Trivial Challenge, aha ni ibibazo bakubaza, ukaza ugakanda kuri Trivial, rwose aba ari ibibazo, ntago biba bigoye pe, ntago biba bigoye, ni ukubaza utuntu tworoshye. Reka tujyeho urebe. Uraza ugakanda hano kuri Start, wamara gukanda kuri Start, aho ngaha kuri Start, kubera ko njyewe uyu munsi nta bibazo mfite, aha ngaha iyo umaze kuri Start uhita ubona ilisite y'ibibazo, bakagenda bakubazaho utuntu ugenda udusubiza. Kabisa kugenda udusubizaho rogo tuba tworoshye, bagahita bakubita inote kabisa. Inote zo ntuzavuge ngo wabuze amafaranga cyangwa wabuze akazi, ngo wabuze ibyo gukora, kandi amafaranga igishoro kiba gisabwa ari make cyane. Noneho kambayereke no kuri YouTube Ian, aha ngaha naho ukanda kuri Ian, ushatse wagura abaforowa cyangwa se ukagura na views, dore ni uko nguko ziba zesitaye. Uraza ugakanda hano, ni nko kuri title, uraza ugakanda hano kuri watch, wamara gukanda kuri watch, urabona ho ureba amasegonda 20, ugakanda ukareba inote barazigukubita. So rero kugira ngo video itaba ndende, yego murakoze, kandi mbashimira ko mukunda kudukurikirana cyane. Kanda subscribe, cyase nimba wifuza kwinjira muri business, kuko njyewe nayigushishikariza, kuko ni business nziza cyane. Wanyandikira kuri WhatsApp 6 nyandikira kuri WhatsApp, duhite dukora business, twinjire turya amafaranga hakiri kare bigishyushye. Yego murakoze, umunsi mwiza.